ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amahoro y'Imana n'abane namwe mwese kandi umugisha w'Imana ubazaho cyane. Nshuti z'Imana bakunze umwuga bera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, abantu bagahindura uburyo n'icyerekezo kandi Imana ikabatabara. Ndabashuje cyane mwe mwese mudukurikira ku bumwe bw'abera ministries, namwe mukuze musengere aho ndimo nkorera umurimo w'Imana mu kindi gihugu Imana yanyoherejemo, ariko ndi hafi kuza. Mukomeze mwihangane kuba mubona ari audio gusa, atari kuboneka video, kiretse umukozi w'Imana Silas ejo bundi abashaka gukoresha video ko ari hafi, ariko ndabazirikana ndabakunda kandi igihe kiregereje ndenda kuhava vuba nkaza ngakora wa murimo w'Imana, tugakomeza tukabana kandi Imana ikadukikira mu izina rya Yesu. Rero data wa twese akomeza abaho umugisha, mukomeze muhahe muronke, mukomeze mutabarwe, Imana ikomeze bagereza cyane kandi Imana ikwambika imbaraga z'uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha aho muherereye mwese, abari i Burundi, abari mu Rwanda, abari Kongo, Tanzania, abari muri Amerika, muri Australia, mu Burayi, Amajyepfo, mwese hirya no hino ku isi. Wowe uyu munsi ubayeho nabi, uhangayitse, ufite umubabaro, wumva wihebye, nagira ngo ubwire ngo Imana ni iyawe kandi Imana iragukunda, ntabwo izagutererana. Rero aha ngaha ni ku bumwe bw'abera ministries, aho maze kubasaba gukora subscribe. Nyaboneka ntugende udakoze subscribe, nubwo ari ifoto gusa uri kureba, ariko ndibwira ko ijwi ryo ntabwo wabura kuribona, kandi Imana irabana nawe kandi Imana iragufasha muri byose. Rero uyu munsi wa none nifuje ko twaganira ku nzozi z'umugisha. Mpora mbabwira inzozi nyinshi rimwe na rimwe tukavuga ibindi bintu, ngo nuramuka urose inzozi itegure kuba umukire mu buzima bwawe. Niba uzirose byitegure rwose, byihagararemo kandi ubyemere, ubyumve. Menya ngo ugiye kuba umukire mu rwego hejuru mu buryo bukomeye, kandi Imana ikagushoboza ku buryo ukira nk'uko wabyifuzaga. Rero Imana ibaha umugisha mwese aho muherereye, inshuti zanjye, bavandimwe, abankunda bakunda ministries, kandi mbabwira ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Nongeye gusuhuza abavandimwe bari Bujumbura, i Burundi, mu Kinani ya mbere, ya kane, ya gatatu. Ndabashuje mwese. Abandi bose bumva bavuga ati se pastor ko takimubona, ndahari rwose, ndi mwivuga butumwa, nimeze neza, narakorera Imana kandi data arimo arashyigikira mu buryo bukomeye. Nibwira ko uyu munsi wa none ngeze ku munsi ugera ku wa karindwi, ndi mu giterane, nta banga ndimo, ndi Bujumbura, ndimo nkorera umurimo w'Imana kandi Imana iramfasha muri byose uko abinyemereye. Burya tujya duhaguruka tugakora umurimo w'Imana. Rero abantu b'i Burundi ndabashuje mwese bakunda kurya inzozi, mukambaza ngo bimeze gute. Rero ndanahari noneho, washaka yambona, gusa ntiba byoroshye, akazi ni kenshi, ariko data arabakunda kandi data arabazi, data arabasobanukiwe rwose. Rero nagira ngo tuganire kuri izi nzozi. Niba urota izi nzozi itegure kuba umukire. Ni ikimenyetso simusiga, ugiye gukira mu buryo bukomeye. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana gitangaza, ndagushimye kuri umukiza, uri umurengezi, uri umutabazi. Ndagushimiye ko ujya ukora neza ukarengera ubwoko bwawe. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga, kandi ibyo ukora byose biba byiza. Ndagushimiye kuri Kristo umwana w'Imana. Ngaho data wa natwe muri byose uturengere, amagambo ayo mazina mwami agaragare muri twe, kandi umurushaho ugaragara mwami, kandi urushaho gukora ibitangaza n'ibimenyetso ku muntu wese mwami ugiye kumva zino nzozi, maze atangire yitegura. Wazirose yitegura, utarazirota rero mu kuzimenya, amenye ko agiye kwinjira muri bikomeye. Ndagushimiye ko unyumvise kandi kugiye kubumva, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nyaboneka
ntugakomeze ushobora kuba ari ubwa mbere ugiye kumva umwe gabera ministries ntugakomeze udakoze subscribe rwose ntabwo bizaba ari byo uyikorera kubera byiza Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Gutegeka kwa kabiri 18:12 aravuga ngo gutegeka kwa kabiri 18:12 aravuga ngo Uwiteka azakukingurira ijuru ububiko bwe bw'inzu ngo ijye ikuvubira imvura mu bihe byawe ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze yo ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi. Uwiteka Imana iri mu ruhande rwawe. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yawe. Imana nishimwe cyane, aguha umugisha w'uburyo bwose, aguha umugisha mu nzira zose. Rero ni inzozi ngiye kubwira zishobora kuba zishyira muri part ebyiri cyangwa se mu buryo bubiri, part 1 part 2, zivuga ngo inzozi zerekana ko witegura kuba umukire ukomeye mu buryo budasanzwe. Imana iguha umugisha kandi Imana iguhembure. muri hangana gripe ntiba yoroshye. Hano mu gihugu ndimo hariyo gripe ikaza ariko ibyo ntacyo bitwaye. Ikingenzi ni uko ijwi ryumva no kurushaho gusenga no kumva nyine nawe icyo gukora nk'umuntu w'Imana. Gusa Yesu ari mu ruhande rwacu. Turareba igitabo cyo ku Imigani 16:3 ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka niho imigambi yawe izakomezwa. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka niho imigambi yawe izakomezwa. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo amagambo turimo dusoma ni inzozi zerekana ko ugiye kuba umukire mu byo ukora byose. Imana ibagire neza. Ugiye kuba umukire mu byo ukora byose kandi Yesu akugiriye neza. Murihangana niko bimeze nta kundi. Murihangana niko bimeze nta kundi, niko biteye nyine. Gripe iba yafashe umuntu kandi njye ntabwo na umwanya wo kubikatinga. Ashobora kubishyira muri pause nakongera ntibikunde. Yesu abagirire neza mu buryo bwose butandukanye. Ni inzozi rero umuntu arota zerekana ko agiye kuba umukire mu buzima bwe. Inzozi ya mbere, kurota imvura unyagirwa n'imvura, imvura ikugwaho. Pana kunyagirwa atuma ngo harotaga ari mu rugendo ugenda cyangwa hari mu kazi wakoraga iki oya, gusa kurota ukabona imvura irimo irakunyagira. Nta kindi kintu wakoze, dahagaritse imyenda wandikaga itakubujije kujya guhinga, gusa ukabona imvura irakunyagiye kandi kuguyeho, nta nkuba irimo nta miyaga irimo, ukabona imvura igusanze nk'ahantu wicaye nko mu nzu ukarota gusa imvura ikunyagira, nta nkuba nta muyaga. Jya umenya ngo ni ikimenyetso cy'umugisha ukomeye. Bitandukanye nuko yakunyagira uri muhinga uri mu rugendo mbega igahagarika akazi kawe. Indurose gusa ubona imvura ikunyagira, nta nkuba zirimo nta miyaga irimo kandi ukabona nta n'akazi byishe. Bivuze ngo Imana igukinguriye umugisha wo kugira ngo ubashe gukira mu buryo budasanzwe. Menya ngo Imana yo urabona nk'urugero, iyo imvura iguye mu myaka irera. Iyi imvura kuvuga ngo imvura ni ikimenyetso cy'ubukungu kuko ikunyagiye utari muhinga, ikunyagiye nta hantu wari wiyicariye, nta mirimo yahagaze, ubonye uri muri biro imvura ikunyagiriye iguye muri biro ikuguyeho, nta n'ikintu yangije. Ibyo byose rero ni ikimenyetso cyerekana yuko ugiye kuba umukire ahazaza hawe. Icyo uzakora kizakunda, nuhinga bizera, niwiga uzatsinda, nucuruza uzunguka, nukora ubukwe uzabyara, nubyara abana bazakugirira akamaro, n'icyo uzakora kizaguhira. Menya ngo ni ikimenyetso kimusiga cyerekana ko ugiye kuba umukire mu buzima bwawe. Inzozi zirose neza wazitondeye ukazimenya, ni ikimenyetso cyo kuba umukire mu buryo budasanzwe, cyane cyane imvura irimo ikugwaho ikunyagira. Mu yandi magambo ubanze unyumve neza, ntikunyagiye uhinga, ntikunyagiye uri mu rugendo ngo wugame, ntikunyagiye uri nko kwandika imyenda cyangwa ibintu ngo ibintu bihagarike oya, gusa uraryamye nijoro urota ubona imvura ikugwaho gusa.
biravuze ngo ikintu cyose uzakora kizaba umugisha ku buzima bwawe n'icyerekezo ku buzima bwawe. Utaza kubihuza nibyo ngiye gusobanura ngo uruzi imvura igwa ku wundi. Ni ukuvuga ngo iramutse igwa ku wundi kandi nayo imeze mu buryo bwiza, bisobanura ko nawe ari umunyamugisha ku ruhande rumwe, ariko no iyi nigwa kuri wowe kandi ukabona aho ntutose, nta mpamvu ntiguhagarikiye urugendo, ntihagaritse akazi, ntikuyeho ibyo wari urimo, ibyo bisobanura yuko ari umugisha w'Imana Imana iguhaye mu kubaho kwawe. Ugiye icyo uzakora cyose kigiye kubera kizima. N'inzozi zerekana yuko ugiye kuba umukire udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Komeza ukore comment, share and like, kandi by'ukuri komeza uduhamagara, inkunga yanyu bikenewe cyane cyane y'ibitekerezo, y'ubushobozi bwo guha ibitekerezo n'ikindi yana ku Imana ibaha umugisha. Indi ya kabiri ni ukurota wambaye umwambaro mushya, icyo twakwita new garment, ikanzu nshya, imyenda mishyashya, ukabona uraryamye mu nzozi zawe, ukabona wambaye umwenda mushya, ukabona urasa neza mu mwenda mushyashya utaruzi, yenda ushaka nawe wigure nta mpamvu. Ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko nawe ugiye kuba umukire, ugiye kuba umukungu, kandi wa mukire ufite amafaranga, ufite ibintu, ufite ubushobozi, ufite amazu, byose bigakunda. Ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko Imana igiye gutanga umugisha ku buzima bwawe, kandi ko ugiye guhabwa ibyo wifuza n'ibyo ugiye kugeraho, kuko Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana izagufasha. No kurota wambaye umwenda mushyashya, umwenda usa neza, umwenda wiguriye, ni ikimenyetso simusiga ko nk'uko yabwiye uwitwa Yoshua ngo nibamwambura imyambaro icagaguritse bamuhe the new garment. Bisobanura ngo wambaye umwenda mushya, ikanzu nshyashya. Ushobora no kurota wambaye ikanzu uri umugabo, ushobora no kurota wambaye ikanzu uri umudamu, birumvikana. Uwo ari we wese ari ukarota wambaye umwenda mushyashya, cyane cyane ariko umwenda w'ikanzu bisobanura ngo nawe uri murinjira mu minsi iyo kubasha gutera imbere. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko uzaba umukire mu minsi iri imbere, kuba urota urimo unesha umurozi, urwana n'abadayimoni ukabanesha, ukanesha abarozi n'abacuragura, ukabirukankana, ukabavudukana, ukabatwara kure, ku buryo ubona ko dayimoni wayikubise n'abakorana nayo ukabakubita ukabanesha. Nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko inzozi zayo mu minsi iri imbere ugiye gukira, abawe bakire, nawe ubwawe ukire. Ni ukuri ugiye kunjoyinga ubukire bwawe mu buryo bukomeye, mu buryo budasanzwe. Ikindi nakubwira, kurota ubona uroba ifi kandi ukayifata, kuba uri kuroba ifi kandi wayifashe uyifite mu ntoki za ifi warobye. Biravuze ngo hagati y'intambara n'amakuba n'ibyago wacagamo, Imana iguhaye uburyo bwiza bwo kwakira umugisha we. Mwibuke neza kubwo Yesu yakeneye umusoro na Petero, yaramubwiye ngo jya mu mazi urobe, numara kuroba ngo wasamure ifi ukorere ibiceri byanjye, n'ibyo maze utanga umusoro. Bisobanura ko mu murimo wakoraga nubwo harimo akavuyo nta mugisha wabonaga, ariko kuba warose uroba ukabona ya fi ifite mu ntoki, biravuze ngo uri umukire, ugiye kuba umukire kandi ugiye kuzamuka mu ntera, cyane ko Bibiliya yerekana ifi nk'ikimenyetso cy'ubuzima, ikerekana ingano nk'ikimenyetso cy'ubukire. Rero bisobanura ngo wowe ubwawe ugiye kugira umugisha, nk'uko umuntu aroba ifi akayibona undi akayibura. Ni ukuvuga ngo ufashe ifi uyifite mu ntoki, biravuze ngo ugiye kwinjira mu mugisha wawe muri gakondo ikomeye, kandi Imana igiye kugirira neza. Yesu aguha umugisha kandi Yesu agutabare mu buryo bwose bukomeye, kandi umwami w'abami akwambika imbaraga mu byo ukora byose, nta gucika intege, nta gucogora. Kandi umenye ngo koko bivuze rero ngo izi nzozi mvuga si ngombwa ngo uzirote zose, ushobora imwe muri ibi ndimo mvuga, haba kuba imvura ikugwaho wambaye umwambaro mushyashya, urota unesha umurozi n'abadayimoni, cyangwa se ubona uri kuroba ifi, n'izindi ngiye kukubwira. Upfa kuba warose imwe muri iyo, ni ikimenyetso simusiga cy'uko ugiye kubona umugisha imbere y'Imana mu byo ukora, mu byo ureba, mu byo ugendamo, kandi ni umugisha ugiye kubonamo kugira ngo abantu byo ukora uhabwe wa mugisha w'Imana. Rero niba warose imwe muri izi nzozi, nushaka Itegure ishyire ku mwanya mwiza, jya ku rutonde rw'abantu bagiye
ugiye kuzatunga, kandi bano bantu banatunga banatijijwe ku buryo ari ubutunzi butarimo akavuyo n'akajagari, ahubwo ugenda wegera umugisha w'Imana uko Imana yabikwemereye. Data wa twese akugiriye neza, aguha umugisha. Byumvikane ngo uharota imwe muri izo, uharota zose ntibyanashoboka, ntibikunda, ariko imwe muri iyi isobanura icyo kintu kizima. Imana iguha umugisha. Turacyakomeza. Ni ukuvuga ngo nari nkubwiye kurota ubona uroba ifi yawe uyikuramo uyifite mu ntoki. Twari tubonye inzozi ngira ngo ni iya kane niba ntihenda. Reka tuvuge indi nzozi. Navuga kurota ubona upikinga fruits, cyangwa se kurota ubona urimo wegeranya imbuto hasi ku butaka, uzisoroma hejuru, uzishyira mu gatebo, uzishyira ahandi hantu. Ngira ngo mu Kirundi imbuto ni ibyamwa, uruzi ubyegeranya uri gusoroma, cyangwa uzirundarunda ahantu uzifite. Icyo nacyo nuramuka uzirose ariko utaziriye, ukabona urose imwe wegeranya izo mbuto. Ushobora kuba ari ubwoko bumwe, ushobora kuba ari ubwoko bwinshi, ushobora kuba ari ubwoko runaka, nishaka ibirindimu, nishaka bari ikindi kintu. Upfa kuba gusa urimo wegeranya imbuto mu ijoro uryamye ukarota uri muri icyo gikorwa. Muvandi, menya ngo niba nta n'akazi gahari ugiye kukabona, niba ibyo wakoraga bitagenda bigiye kugenda. Ni inzozi z'umugisha, ni igikundiro, ugiye gukundwa n'abantu, ugiye kwegerwa n'abantu. Abagutaye bose bagiye kuza hafi yawe babone kandi bakuba iruhande, maze ugubwe neza kandi wuzure umwuka wera. Uramutse urose ubona urimo wegeranya, ukorekitinga, ushyira hamwe ibyamwa byose bitandukanye. Ushobora kuba ari ubwoko bumwe, ashobora kuba ari ubwoko bundi, ashobora kuba ari ikindi kintu runaka. Ibyo byose uzasanga nabyo ni ikimenyetso cy'umugisha. Simusiga mu buzima bwawe uvuga uti ko kubwo nzirose already tegure. Ndakubwiza ukuri, izo zirose ntihagiye uzaruha gushima Imana. Uzamenye ngo deja ninjiye muri destination yanjye, deja ninjiye mu by'Imana yavuganye nanjye, ninjiye muri gakondo y'Imana. Umenye ngo ninjiye mu bantu Imana yahaye ubukire mu buryo budasanzwe. Twari tuvuze kurota urimo ubona wegeranya imbuto cyangwa ibyamwa. Indi nzozi ukwiye kumenya ni kurota ubona ijuru rikingutse, ukabona ikirere kirakingutse pe. Uryamye iwawe cyangwa umeze gute, ukarota ukabona ikirere kirakingutse, ukabona ijuru rirakingutse. Icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko ugiye kuba umukire. Ibyo uzakora bizagenda, uwakwambuye azakwishyura, ufitiye amadeni uzabishyura, nta burwayi ntaki, ugiye kuba umuntu w'umukire ku mpande zose, kandi ko ushobora gutera imbere Imana ikakurengera mu izina rya Yesu. Urose ubona ijuru rikingutse kuri wowe, cyangwa ukabona ikirere kiragukingukiye mu buryo budasanzwe, nicyo bisobanura. Aho naho ni ukugira ngo ugire wa mugisha w'Imana kandi Imana ikagutabara. Indi ni ukurota ubona uri mu masengesho. Byonyine ubwawe uryamye ukirota ukarota ubona urimo usenga. Ushobora kuba uri mu cyumba, mu rusengero se, mu wenyine, ariko urimo usenga, uri mu mavuta, urimo usenga Imana, urimo wegera Imana. Nshuti yanjye, kuko umuntu usenga afite feva imbere y'Imana, usenga afite agaciro imbere y'Imana. Iyo nayo ni inzozi simusiga yerekana ko umugisha wawe uri imbere yawe, kandi kuzatabarwa ko Imana izakurengera, yuko ugiye kuba umukire mu byo ukora byose. Kuko murabizi ko umuntu usenga ibintu Imana itanga n'icyubahiro, ubwiza n'ubukire. Byumvikane ko umuntu wubaha Imana agomba kugira umugisha. Ngo tuzaba abakire. Twabonye ukuntu tubwiye mu ijambo ry'Imana mu Mategeko ya 2 ngo nzaha umugisha, nzakingura ijuru imvura igwe, baha umugisha w'uburyo bwose, nzaha umugisha w'umumera naho utegera. Sobanura ngo rero kurota usenga wibona mu cyumba, wibona urimo uzamura isengesho cyangwa uvuga cyane, ni ikimenyetso cyerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe, kandi ko ugiye kuba umukire mu buryo budasanzwe, kandi ko Imana igiye kwambika imbaraga mu buryo budasanzwe. Ugiye kugera mu rwego rudasanzwe, ahadasanzwe, mu nzira idasanzwe, kuko urimo urasenga. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Komeza ukore comment, share and
and like kandi unaduhamagara birembera nimero ya telefone bihari. Yesu abaho umugisha kandi mugubwe neza. Ndi kukubwira ngo ni inzozi urota ukahinduka umukire wa burundu ku buryo umuntu abona ko umaze gukira. Bivuze ngo gukira tuvuga umuntu akira mu rwego rwe. Ushobora kuba utari umumiliyarderi ariko ku buryo ubasha gukemura ibibazo byawe. Ubundi se gukira ni iki? Ni ukubasha gukemura ibibazo byawe no gusevinga cyangwa no kubikasigaye. Nibundi rero kuba umukire ni ukubona uko ukemura ibibazo byawe kandi ugasagura nazabikemura. Nuko kwitwa umukire si ugutunga ibya mirenge ngo uvuge ngo ugiye kubaka ama etaje aho ntuye. Ya kuba umukire ni ukubasha kwikemurira ibibazo wowe ubwawe no kubasha kwizigamira wowe ubwawe no kubasha gukemura ikibazo cyo muri famiye nawe ubwawe ku buryo ubona ko by'ukuri ubayeho n'umutuzo muri wowe, aho ubasha gukemura ibibazo byawe, iby'abandi, ibyo mu rugo, kandi ugasanga uguwe neza nta mpamvu, nta madeni, nta nduru, nta kavuyo, nta kajagari. Nicyo twita ubukire nshuti yanjye. Ni uko mu rwego rwawe ubasha kwikemurira ibibazo byawe kandi ukabikemura mu nzira nziza kugira ngo Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru ikomeze iguhezagire, ikomeze iguhembure. Nari mvuze ngo nimwe muri izi nzozi ushobora kurota ukagira gahunda nziza yo gutuma ubasha kugera ku cyo wifuza, ndetse rimwe na rimwe ukarota ubona ugera ku bikorwa bikwiye ndetse by'imbaraga z'Imana kuri wowe. Ni ukuvuga ngo ni inzozi nakweretse zirenga 10 cyangwa 10 zerekana ko mu buzima bwawe icyo ugiye gukora uri umunyamahirwe uzakigeraho, kandi byerekana ko ari ubukire bukomeye. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turakomeje cyane, wowe ntucogore. Nari maze kukubwira yuko ushobora kurota imwe muri izi nzozi, ariko yose yerekana yuko ari ugiye kuba umukungu. Mbisubiremo, kuba umukire ni ukubasha gukemura ibibazo byawe, iby'umuryango, ukagira n'ayo usigaza, n'ibyo usigaza uzakemuza ibindi mu gihe ugize ikibazo. Hamwe utabasha kwifuza ikintu, ubasha kugera ku cyo ushaka, Yesu akumpere umugisha w'igitangaza muri byose, kandi akwambika imbaraga zidasanzwe mu buryo budasanzwe. Imana iguha umugisha cyane cyane. Ikindi cyerekana ko nuzirota mu buzima bwawe uzahita ubyuka unezerwe kandi wongere wambara imbaraga. Kurota ugura imodoka, ugura inzu, ugura ubutaka, ugura ikindi gikoresho cyose kirambye gifite agaciro, ariko cyane cyane imodoka, inzu, ubutaka n'ibibanza, cyangwa se ni parcelle, ni parcelle, wamwe ni parcelle ukayigura, ukarota urimo ugura ibyo bintu. Nubwo utabonye ko bagusinyiye kwaguza, kurota urimo ubigura, nubwo utabonye imodoka uyicaramo, nubwo inzu utayitashyemo, nubwo isambu ariko byonyine kuba warose ubona urimo ubagayininga cyangwa se unegosiya cyangwa uvugana na nyiri iyo modoka, na nyiri ubutaka, na nyiri iyo nzu, muvugana kuyigura. Ibyo bintu iyo umaze kubirota, ako kanya hita upfukama ushima Imana mu gitondo uvuga ko se kuki narose imodoka sinyibone, kuki narose imodoka sinyitegereze, kuki narose imodoka singira ikintu mbona. Ya ntabwo ari byo. Kuba wabirose gusa ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko ugiye guhabwa umugisha n'Imana, kandi ni isoko nziza yo kwakira ibitangaza bivuye ku Mana ishobora byose. Aho ugomba kwitondera ukavuga uti koko nazirose. Urumva kurota ugura imodoka, inzu, ubutaka cyangwa se parcelle n'indi mitungo ikomeye ifite imbaraga. Aho byumve neza, ushobora kurota urimo ubigura ugakanga kutabiguza. Byonyine kuba wari urimo unegosiya kugira ngo ugure kimwe muri ibyo, yaba inzu, yaba imodoka, yaba isambu, ni ikimenyetso simusiga kikubwira ngo nubwo waba uryamye uri umushomeri ugiye kubona akazi, nubwo waba uri mu bintu ukora uvunika ugiye kubona uburyo, icyo waba ukora cyose kigiye kukungukira, ugira umugisha imbere y'Imana kandi ntucogore. Bivuze ngo kimwe muri ibyo ni ikimenyetso kimusiga
cyerekana ko ugiye kubona umugisha. Bundi burya ufite ubutaka ukagira amazu ukagira uburyo ubaho deparasoma yawe, rero kubirota ntutinye ngo nabirose ndi umushomeri, nabirose ntacyo nkora, nabirose nkiga. Ni ukuri ni amahirwe yo kuba umukire ku buzima bwawe kandi utavunitse, nk'uko ijambo ry'Imana rikunda kubitubwira. Imana iguhe umugisha kandi ugubwe neza, nta mpamvu yo gutinda nkubwiriza inzozi kuko ni ngombwa kuzimenya ukazitondera kandi ukahamagara tugasenga kugira ngo tubashe kugera ku ntsinzi ikwiriye. Imana iguhe umugisha. Ikindi mu nzozi yindi yerekana ko ugiye kuba umunyamahirwe ni ukurota ufasha abandi bantu. Kwibona mu nzozi urimo ugaburira abashonje, urimo wambika abantu, urimo uhereza abakene, ufasha abantu basapotinga, urimo ubakorera amanama y'ubukwe, mbega ukabona ko uri mu bintu by'abandi bantu, urimo ubafasha, wahibikanye ubirimo rwose, kandi ukabona urafasha abantu mu buryo butandukanye. So kubafasha for nothing, kubafasha ba mu kazi, icyambere ni ukwibona urimo ufasha abandi muri domene yose, haba kubambika, kubagaburira, kubasura, gufasha abantu mu ngorane, kubafasha ubukwe, kubafasha imanza, ibintu byinshi bitandukanye. Kwibona rero urimo ukora ibyo bintu nayo ni sayini nziza yerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe kandi ko ugiye kwinjira mu birere by'abakire, ugiye kwinjira mu birere by'imbaraga, ugiye kwinjira mu birere bifite imbaraga, ugiye kwinjira mu buzima buri hejuru cyane. Nongere ngusubiriremo, kuba umukire ntibisobanura gutunga miliyari na miliyari, bisobanura kubaho mu buzima ubasha gukemura ibibazo byawe n'ibyo mu rugo rwawe no gukemura iby'umuryango, kandi ukanasagura ku buryo utagira umutima wo kwifuza, ahubwo uba unyuzwe uti mfite ibyo kurya, mfite ibyo kwambara, narishyuye, simbura uko nifuza, simbura uko nakora iki, telefone nimeneka ntusakuza ngo iyo ndabigenza gute, wahita ugura indi, niba umuntu abiki, ugasanga ufite bwa buzima butuma utagira kwifuza. Muri soro ku muntu uzirota uwo ari we wese ko twabonye ko inzozi nizo muntu, kandi inzozi ni icyerekezo, bisobanura ngo Imana iri mu ruhande rwawe kandi ugiye kugisha. Umvikane ko kurota urimo ufasha abandi, umusanga mu kazi ukamufasha, ukabona si ngombwa umuha amafaranga, no kuba musanga arimo nakora ibindi bintu ukamufasha. Mbega muri make kwibona uri mu service z'abandi kandi ugenda ubagirira neza, kuko burya umuntu agufasha ibyakunaniye cyangwa ugufasha kwihutisha ibintu. Rero ni inzozi nziza cyane, nayo imwe muri izo igaragaza yuko Imana irimo kwereka ko ugiye gutera imbere mu byo ukora byose no mu byo ubamo byose. Hanyuma nakubwiye ngo ikindi ni ukurota ubona ubara amafaranga buri gihe. Kwibona urimo ubara amafaranga, ashaka abaho igihugu cyawe, ashaka abaramana n'amadolari ayo ariyo yose, esansiyeli nuko yitwa amafaranga. Kuburota urimo ubara akagenda ukajya ubirota kenshi, ukabona imarota ubara amafaranga. Ibyo byose bigenda bigaragaza yuko uri umunyamugisha kandi ugiye kubona umugisha, kandi ugiye kugira umugisha, ndetse ugiye kwinjira mu mbaraga zikomeye cyane kandi zikomeye mu buryo bukomeye, imbaraga nyazo zikwiriye. Uvuye ngo ugiye kumukira, kwibona uyabara, yaba ibiceri, yaba ikindi cyose twavuze kuyabara, kubona ubara ukawuntinga, wowe uryamye usinziriye nijoro ukabona urimo urabara amafaranga menshi, urimo uragenda ubara. Ibyo byose bishobora gutuma biba byiza kurutaho, kandi bikaba byiza kuba byakorwa mu buryo bwiza bwashoboka. Noneho ukisanga ko ibyo wakoze ushobora gukundira. Kubera iki? Ni umugisha mwiza usobanura yuko Imana igiye kuguha umugisha, ugiye kwitwa umukire wo mu rwego rwawe, ubasha gukemura ibibazo byawe mu nzira zose. Ni kimwe no kurota ubona ugura inkweto, nabyo nicyo bisobanura. Ni inkuru nziza muri karitsiye, ni inkuru nziza mu bantu, babandi barazi ko ntazagera ko wabonye ugura. Ikindi kurota ugura umurima weze, uri nk'ibintu byeze rwose. Ntabwo ko mbere na mbere kurota ugura umurima, ugura ubutaka n'ubutaka, no kurota ugura umurima urimo nk'ikawa zeze, ibigori byeze, amasaka yeze, uri mbega ku buryo hasigaye gusarura cyangwa gusoroma imyaka. Ibi byose bisobanura ngo imirimo ukora, imvune zawe urimo, aho ugenda n'ibyo urimo, Imana yagushyize imbere amahirwe adasanzwe yo kugira feva mu kwakira umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe, ndetse no gutera imbere mu buryo budasanzwe, kuko wibonye
kuzamura, ikindi kugura imodoka kandi iyo modoka ugasanga ntabwo mbega ifite ibyangombwa bikwiriye n'usubize mu igaraje, mbega niya modoka ugura ugasanga ari nzima. Muri make ni uguhabwa ikintu kizima kigaragara, bisobanura yuko ari umugisha udasanzwe ku buzima bwawe yuko ugiye kuba umukire. Iri jambo banza uryumve, ni inzozi zikwereka ko ugiye kuba umukire mu buzima bwawe. Ubiroteye umwana wawe nuvuga umwana wawe azaba umukire, ubiroteye umugabo wawe azaba umukire, ubyiroteye ugiye kuba umukire, ubiroteye umuturanyi niko bigiye kumera. Nuvuga ngo wewe wazibonaho cyangwa wazibona ku wundi, wazibona kuri famiye, wazibona ku mwana wawe. Izo nzozi menya ngo ni ikimenyetso simusiga byo kuba umukire. Kurota imvura imugwaho, kurota yambaye umwambaro mushyashya, kurota anesha umurozi, kurota aroba ifi akayibona, kurota ijoro rikingutse, kurota afata atoragura yegeranya imbuto hamwe, kurota uri gusenga mu nzozi nijoro ugasenga, uri gusenga karota, kurota ufasha abandi, kurota ubara amafaranga, kurota ugura imodoka n'inzu n'ubutaka n'ibyo gusobanuriye. Ibyo byose ni ibimenyetso simusiga byerekana ko ugiye kwitwa umukire mu rwego rwawe kandi ukagwiza imbaraga. Rero Imana ibaho umugisha mwese mu Kucyumwegabera Ministries. Ndagira nkubwire uzandika ahantu uzimenye zisengere, hamagara tugusengere, turahari turakumva. Ariko ni inzozi simusiga zerekana ko ugiye gukira. Niba utarazirota uzazirota, ariko wazirose nushaka atangira witegure. Ahubwo wibaze ngo kuki narose ariko nkaba ntabasha kwakira umugisha. Ni ikibazo ko nazirose nkaba nta gusesinga umugisha. Hagarara muri position yo gukizwa, senga Imana. Impamvu bitakugezeho ni icyerekana ko ufite abadayimoni karande nawe mu byawe ukurikiye ngo bikubuza amasezerano. Ariko rede kuzirota egare gusubizwa no kwegera Imana. Imana ari guha umugisha kandi ugubwe neza mu byo ukora byose. Amahirwe y'Imana kuzeho, mukomeze mukore comment, nyaboneka mwiyandikishe, sangiza abagenzi bawe iyi video irijwe isangize bwose, kandi mukomeze mu joining Umwegabera Ministries. Turabakunda cyane. Imana umugisha dusengera, Imana ica inzira kandi bikore neza. Twizeye kubona intsinzi no gutabarwa. Data wa twese akube hafi mu byo ukora byose, akwambika imbaraga kandi ntucogore, ntutinye, ntugire ubwoba. Data wa twese akuri ruhande. Ndagushimiye wese wakurikiye Umwegabera Ministries akanagira amateka ubuzima bugahinduka. Babwira ngo data wa twese abane nawe. Biravuze ngo ni inzozi urota zikwereka ko ugiye kuba umukire. Uziroteye niko bizamera, uziroteye nuko bizamera, uziroteye umugabo nuko bizamera, uziroteye umugore nuko bizamera. Kandi si ngombwa ngo uzirote zose uko nazo hafi 12, ahubwo icy'ingenzi niyo yayimwe yonyine gusa. Imwe yonyine muri izi ngizi ni sign, ni ikimenyetso cy'uko ugiye kuba rich man cyangwa rich woman, I don't know, bitewe n'uwo uri we. Rero nagira ngo ubyize rusenge. Ni gute rero ubasha kurinda inzozi zawe? Ni ugukizwa, ni ugusenga, ni ukwegera Imana, ni ugutanga igitambo kibuza abadayimoni gusenya inzozi zawe, ni ukumenya ngo ndi mu biganza bizima kandi Imana irimo iramfasha. Muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza ku Umwegabera Ministries. Amavuta akandagira amateka mugahinduka. Babwire ngo shalom shalom. Ndabakunda cyane mwe mwese, kandi cyane mwumve ngo ni cyane, wumve ngo ni cyane, kandi mbahoza ku mutima, kandi mvuga ngo data twese bagire neza. Shalom shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.